ndamubaza nk'umunyamakuru. Njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Nyakubahwa abaturage, hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo? Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed, hafunze isengero 9,840. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe, ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda, kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho kusubiza ku zindi nsengero, ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede. No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe, hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? Rwamagana. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite, nta rusengero ufite rukora, ariko ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe. Keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego. Bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora, aho ndi jewe. Aho jewe ndi. Ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi, yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora uri hehe, urimo kuyobora hehe. Nagombaga gusohoka nanjye. Ntabwo namubujije kuvuga. Mwari mukwiriye kuganira wowe na Mutesi yambwiye ati mbabarira nganire na Bishop. Jewe ndamubaza noneho nk'umunyamakuru nawe ansubiza nka Bishop. Yego. Birashoboka ko mwaganira? Yego yambaza. Kabonye uvuga ku Gihe ko mu gihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru, sindi ukuntu nabyumvishe. Ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo. Ndarahira Imana ihoraho kutari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye. Ariko nta bazi nkusabye kugira n'ibyo umenya nabyo ni byiza. Nshobora kubaza nkuko ntakubaza, ariko kukuvugaho nzakuvugaho. Sinkusabye imbabazi rwose ko akazi kanjye ni ukuvuga. Nta kintu na kimwe cyahagaritse umuhamagaro mfite. Igisigeze rusa iwakwiruka inyuma y'umuyaga. Scovia, nawe wemera ko Rugagi nta cyangombwa afite cyo gukorera mu Rwanda? Ariko ikinyamakuru Igihe kuri YouTube yabo yagize ati nta rusengero mfite mu Rwanda ukora. Yego, ariko ntabwo ari kuvuga ngo icyangombwa. Ngo ntacyo afite. Oya, icyangombwa ni iki? Tanga icyangombwa buretse winyirukankana. RDB itanga icyangombwa, iraza igasura urusengero, ikareba mezire, ikareba amahame n'amabwiriza, yarangiza ikavivura, igatanga license. Niba adafite urusengero baramuha license yo gukora iki? Kwigisha online cyangwa gukodesha ikibanza igahanga akajya yakabwiriza cyangwa no afashe muri Serena ntago yabwiriza agafata saa. Ntabwo ndagira ngo wongere usubire mu mabwiriza avuga insengero mu rusengero mu Rwanda cyangwa kuba abantu bose badafite insengero uyu munsi tutarimo gukora, ntabwo ari uko bananiwe gukodesha. Ariko mu Rwanda baka kugira ngo ugire urusengero batangiye 2017 barabwiye bati abatarize iby'amadini mujyeyo, abatubatse mwubake. Nyine batanga imyaka 5 ingana na manda. Abandi barubaka, ngira ngo nureba za Masoro zarubatswe abantu biruka, ahandi hose barubaka. Wenda cyabisubiramo nkuko yabyivugiye, nta rusengero agira mu Rwanda. Kuvuga ngo afite cyangwa nta gifite, I don't care. Ntabwo nshaka kumenya icyangombwa nuko ntacyo kimaze. Ntabwo ngiye kureba icyangombwa cyangwa ariko ndi kubaza. Urashaka kureba iki? Umuntu mu Rwanda arashobora gukodesha. Aha. Kugeza ubu amakuru mfite atari nge wayasubiza, yasubizwa na Dr. ngira ngo uyobora RGB cyangwa Minaroke. Nuko ngira ngo n'insengero zikodesha ahataragenewe insengero zitemerewe kuhakorera. N'urugero ni sare y'ubukwe bakodesha bakaza ku cyumweru, abo ntibemerewe. N'akabari ndayambabwira ngo mu Rwanda twageze aho tugira insengero mu akabari, bya bindi bashushanyamo ibishushanyo. Ku cyumweru mu gitondo bakahagira urusengero, bafashe ibitambaro bakorosa firigo zirimo byeri, basoza wanshyira mfungurizo firigo zigotomereye. Barangiza gusenga basohotse utubari, firigo bakongera bakazesitara, bagacaginga, bagashyiraho amatara yaka ibitukura n'umukara. Urwo ngo ni urusengero. Ibyo ngo nimbivuga ngo ngira amagambo. Yewe ahubwo kankwereka, hari umuntu umwe wigeze inyombya ngo barayikubise iguruka, bati inyombya igira akanwa kabi.
ariko warahati yagira n'akabi ntabwo ivuga nta kibonye. Birasaba ko nufata arena yego iminsi yose byitwa urusengero, wenda akaba ariwo ushobora kuzatiza rimwe wakodesheje ukayikodesha ku kwezi nta wundi muntu uza kuza kuvana. I think so. Ntabwo nzi niba uyu munsi ariko biri, ariko mbere niko byaho, ku buryo wenda niba arena wayifashe nibyo, ariko wenda indi minsi akaba ariwo ushobora gutiza ikindi gikorwa cy'abantu benshi. Kuko kujya gusengera muri arena cyangwa stade ntacyo bitwaye. Nk'ubushe hari igiterane ntibuka uko cyitwa cyaberaga muri Beka Arena, ejo bundi Rwanda Shima Imana yabereye muri stade, ariko once ntabwo ari urusengero, naho bahurije abantu benshi kugira ngo tubashe kuhakwirwa, ariko bafite aho bavuje basenga bava. Naho ibyo kuvuga ngo bamuhe amahirwe ya nyuma, bamuha ya kabiri. Umugabo bita Rugagi yarambwiye ngo, Bishop bita Rugagi yaranyandikiye ngo mfite ibyangombwa binyemerera gukorera mu Rwanda. Akorera he? Akorera he? Nahakubwiye muzane kuri space ha, please guys, muzane nazi, muzamure umushyiraho mwese, muceceke, umuhe mikoro nanjye umpindi mubaze asubize. Journalist pastor, ibyo nahoze nibaza yavuze ko namwinye space ndayimuhaye, najyeho umuhe mikoro mwese muceceke, muri discipline mwumva mubaza ntamwubahe mumanure, ndamubaza nk'umunyamakuru. Ngewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Nyakubahwa Rugagi, hari urwo ufite rukora cyangwa ntabwo? Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed, hafunze isengero 9,840. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe, ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda, kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho kusubiza ku zindi nsengero, ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede. No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe, hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? Rwamagana. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite, nta rusengero ufite rukora, ariko ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe, keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego. Bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora, aho ndi jewe. Aho jewe ndi, ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi, yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora hehe, urimo kuyobora hehe? Wamushubije ngo iki? Namushubije ntaho mfite ndi kuyobora, naho nayoboraga mu Ruhango. Reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye. Nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya $280,000 francs. Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92, baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkubone ku rwego, nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda bayegereye baraza kuyireba. Wowe ntaho uyobora ibyo bivuga? Yego, jewe ntaho ufite nyobora. Ikibazo cya kabiri nabazaga, icyo nibajije, kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda, narabeshye cyangwa simbeshye? Ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Nshobora gusura itorero aho riri rikorera, nk'uko nasuraga mu Ruhango, nk'uko nasuye Rwamagana, ariko jewe nkaba ndi Kigali. Wowe nta torero uyoboye, wowe ushinzwe gusura amatorero? Ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church ryemewe n'amategeko. Icya kabiri ya Repubulika y'u Rwanda. Urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru ukahagira rogi cyangwa ntabyo? Twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa. Hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera, akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo. Tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye, ndababwira bahafate, banyohereza amafoto,
mbohereza twicara nka bodi y'itorero administration tubohereza amafaranga yo kuhishyura noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa muvugizi w'iri torero nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi. Ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi, iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho, bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church. Ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose. Mfite abama makuru aribo bayoboye kwihangana Innocent ni uyoboye itorero rya Ruhango, no kuvuga ngo niwe ugomba kuma amakuru natwe tugashira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije kubwira ko nta bihari cyangwa bihari? Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji, nta n'ahamwe. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuza. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya rogi. Ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye ubwo n'amakuru nguhaye ubutaha uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andikwa no ku kinyamakuru igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni i Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka. Jewe sinzi imodoka kuko ntago natunga imodoka zihenze gutyo, ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017. Nta modoka mbigufashemo wenda nkuko wavuze ko uri umunyamakuru, nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye? Wayihawe n'umuvandimwe? Byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano bibari na byiza kugira ngo urujijo ruveho. Iya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu ubu ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari batandatu. Range Rover ntabwo ari yo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yanje mu Insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017 ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari uza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 20. Range Rover igura munsi ya miliyoni 25. Nigiye ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana na miliyoni 25.
Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007 ni izina gusa wenda iyo ndimo kuvuga ya 2014 wavugaga ya $200,000 mfite abayiguze barahari aho yavuye harahari ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo kuki bayiguhaye nuko bamana isaha nuko bamana ikindi kintu ntawe nigeze saba ntawe nigeze aho Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wawe uriya wandikodinze nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze ariko nta kintu twayibwo yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho ariko nge naravuze ngo ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka ari itorero korera ribona barubangura batunze kuko niho nari inkunza handi simpazi yego ayo nandi makuru uzanye yuko ufite nabandi bakora hirya no hino utazi niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari by the way nguhaye amakuru uzarebe niba bemerana atazasubira mu kabari cyangwa muri logi ngenda ngo kuki utunze Range Rover tarabona inzu y'Imana ngo twasaba kuyoboka tujyemo nta shingiro kigira kubera ko iyo baza kumbitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite nkavuga ngo no ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero ngomba gushaka kubanza kubakira Imana nta by'ibyanjye bwite by'imirenge bimeze uko mfite hectare nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abe abivuga ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14 kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye nimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30. Umaze kukugeramo mu myaka 14 yego wubatse insengero zingahe imyaka 10 ubare imyaka 14 ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze bw'urusengero Redeemed Gospel Church ni nakazi gakomeye kuko ugomba kujya kubaka urusengero umaze kumenya ingano na capacity ufite y'abakristo ntushobora kubaka urusengero rw'abantu 300 kandi ufite abakristo 2,000 cyangwa se 1,500 cyangwa 3,000 no kuvuga ngo uko ufite umubare w'abakristo benshi niko wubaka urusengero rugendanye n'umubare w'abantu ni nako ubyibusha inyubako n'inyigo bikigwa neza kugira ngo utihutira kubaka ahubwo bitume wubaka ikintu kirambye kizamara igihe kandi buri muntu wese ashobora kuba yicayemo neza atari ikintu wubaka uyu munsi ngo ejo ugisenye. Ikibazo cyanjye cyabaga ngo yego mu 14 hari urusengero wari nubatse urusengero mu Ruhango ni nayo mpamvu nahagaritse kubaka iby'urusengero nirwo ruhari subu cyangwa nta ruhari nibyo nibo kukubwira nubatse urusengero mu Ruhango ariko kubera ko twubatse urusengero rutagendanye nicyo n'igishushanyo turarusenya none mu kurusenya twubaka shaka architect adukorera inyigo y'urusengero rugendanye nuko igishushanyo mbonera kimeze hanyuma tumaze gusenya aho hantu dushaka ahantu abakristo bagomba kuba bari temporary atari ahantu ho kujya kuba ibyo ngibyo ndi kuvuga bizwi n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango mugiye gukorera hariya temporary hanyuma mutangire mwubake yego mwari mwatangiye rero bafungaho mwari mwagiye by'agateganyo yego no kuvuga ngo izo process zose twari twazitangiye biri muri land center mu karere ka Ruhango ibyo namakuru yose ahari biri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa none kankubaze nk'umuturage yego akarere kamaze imyaka 14 kataratwubakira aba wicaye ukumva ndimo ndavuga ko akarere katubatse amashuri dutanga umusoro watekereza iki wavuga ko bameya baraho meya uraho ari umukozi cyangwa atari umukozi ntabwo najya mu nshingano z'akarere wambazaga ibyerekeranye n'itorero niyo mpamvu nari nguhaye urugero
impamvu nafata ikibazo cya kabiri nshaka kwibaza najye naguhaye ingero urambwira ngo uri murambaza ku giti cyanjye ni nayo mpamvu nagarutse ku giti cyanjye yego ntacyo fate kuko mu myaka 14 ari mikeya kuri mwe yo kuba mufite igikorwa wenda gituma amateraniro aba mu buryo buteganywa n'amategeko mu Rwanda. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza kuri space humvikanye umuntu ntigeze mvugaho kuko ntari mu kiganiro ngo nge kuzana izo detail we yazanye. Utekereza ute y'abantu bakuganiye barwaye mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe wavuze ko ushimira leta ko yarwanyije cyangwa itemera ndetse bitanakwiye ku nyigisho z'ubuyobe aho umuntu undi kuvuza umwana kwigisha ibyo byose yavuze umukuru mu materaniro y'ubushe twarimo yabisubiyemo. Icyo nashaka hano waje kugana bamubwira kuri umusengere urababwira ngo avuga ko ngo wasabye amazi arayakohereza ntiwanamubona yiwe twende pe amahirwe make cyangwa igihe kigeze umutera yego izo mvugo bazaga iwawe bakowe bagataha barira uko baje ngese ko uyu muntu akavuga zaba nabeshye cyangwa bizaba ari uko ikintu nabanza gusobanura sinzi iri bumpaye umwanya wo kubivugaho. Oui. Ndabanza nihanganishe uwo muvandimwe wagize icyo kibazo. Ndabanza mwihanganishe kubera ko hari ibintu bibaho unplanned cyangwa se ntateguye. Yanabisobanuye ko ntabwo nari ndi mu kiganiro kuri televiziyo. Ndizera ko yanabisobanuye yabivuze hano kuri space. Ntabwo hari umunsi w'amateraniro. Hari umunsi nari nagiye kwigisha kuri televiziyo nkuko abivuze. Asabirwa rendezvous n'undi muntu wamubwiye ngo ariko wamuzanye akaza. Uwo muntu niwe bari muri contact nawe, ntago bari muri contact nanjye. Sinzi niba ibyo mvuga byumvikana nkuko yabivuze, namwumvise. Hanyuma uwo muntu wamubwiye ngo zana umurwayi hano nawe bamufashe, akafata itaxi cyangwa agafata imodoka akazana umurwayi jewe batambwiye batanteguje ngo tuzanye umurwayi wenda mabwire ngo none handi muri studio cyangwa se ngiye mu kiganiro noneho mubanze murindire cyangwa muzamuzane ejo nabonetse. Niyo communication ntabwo yabayeho kuri jewe. Hanyuma uwo muntu wamwijeje kumuzana agafata imodoka akaza akagera hariya afite umurwayi wenda hagera ntaranahagera kuko iyo gahunda ntayo nari mfite, usibye ko ntajya nirengagiza n'umurwayi uwo ari we wese. Njya mpaguruka hano ngajya naho banumiye nkagenda. Icyo ni igikorwa ntashobora kwirengagiza na gato mu muhamagaro mfite ahariho hose. Uwo muvandimwe wenda yakomerekejwe wenda n'icyo kintu, ariko ntabwo mbifite, ntabwo nigeze na rimwe rendezvous uwo muntu wenda wamuhamagaye cyangwa se uyu wazanye umurwayi wanyihamagariye ngo nzanye uyu muntu noneho mumufashirize n'umubyeyi wanjye, noneho nkamwemerera hanyuma yahagera jewe nkamwirengagiza kandi namuhaye rendezvous. Icyo nicyo cyari nyakubahwa. Niba uyu muntu namwumvise neza avuga ko igihe yari ahari waje kuza, yego, ariko urujya mu ofisi usaba ko amazi bayazana ukayasengera udakoze ku barwayi. Buryo buri impamvu ni mu buryo bujyanye n'ubuzima. Muganga iyo atangiye akakubaza ngo waramutse umeze ute, utangira kumva woroha. Nicyo ndimo gushaka kuvuga gatoya. Buryo umuntu yakubwiye si umunsi w'amateraniro, si n'umunsi wo kwakira abantu, si rendezvous bansabye cyangwa ngo hari umuntu tugiye kuzana. Urwo ruhande narwo mujye munaruvugaho, ne kuba wari umunsi w'amateraniro. Okay, reka mbivuge gutyo. Muvandimwe, ese waba waravuganye nanjye wenda ibyo ngibyo reka umunyamakuru wambaze wenda uraza kubyumviraho aho ngaho. Munyemerere nyakubahwa mu mategeko hari icyaha cyitwa non assistance d'une personne en danger mu mategeko. Cyangwa se kutita ku muntu ufite ikibazo kimukomereye. Hari ikintu amategeko abivugaho kandi iryo tegeko ndarizi. Bisobanuye ngo hari ikintu ntashobora kwirengagiza ku muntu wampamagaye, ku muntu wavuganye nanjye yansabye rendezvous, noneho nkirengagiza wa muntu waje ubabaye cyangwa waje urwaye urembye, nkareka nkabifata nkaho bidahari kuko
wenda banambwira niba nigeze mubona, kuko hari igihe ahubwo abashobora kuba barakoze amakosa ni ya kuru ibiri ku ruhande, wenda batanga amarandevu ku bantu, ntibambwire wenda ni muri ofisi, ntibambwire ngo hari kesi ni hari kesi ni hari kesi ni. Icyo kintu iyo ndimo gutanga amarandevu, abantu bose basengeye mu itorero Redeemed Gospel Church, abantu navuga umuntu urembye cyangwa umuntu wese ufite ikese iri emergency, please mujye mumushira mbere y'abandi bose, kuko nicyo jewe nahamagariwe, niwe murimo nahamagariwe. Sinshobora kwirengagiza umurwayi nubwo uyu munsi umwuka wanjye wa nyuma washira, sinshobora. Reka ibi twe kubijyaho impaka, kuba hashize iminsi ushobora kuba utibuka uko iyo scenario yagenze, ariko uwagize ibyago n'uwakomeretse wayibuka nkaho yabaye ejo. Ishobora kuba itaranagenze neza mu by'ukuri, kuko nkurikije uko yaganiriye inkuru ye nuko nawe utubwira ko wabahaga priorite bakinjira kandi wabaciyeho. Gusa nyine iyo biri aho yabibyara ikindi kintu nibaza, umuntu yakwibaza akibaza ati se niba barahageze bakakubona kuko utatanze randevu ntubakire cyangwa ntumenye ko barwaye ariko ntubaha umwanya wo kumva. Nanone njye nk'umunyamakuru nibaje twicaye nko ku murongo imbere y'ibiro bya meya, kuko atari umunsi wo kutwakira kaducaho, kandi meya ni umuntu dufata nk'utari inyangamugayo cyane ariko wubahiriza amategeko. Pasiteri we tumufata nk'umuntu tutashidikanyaho isaha iyo ari yose n'isegonda rimwe, bikaba byaragenze bityo. Ariko reka twe kubigira impaka. Reka nguhe agatekerezo kamwe, reka nguhe agatekerezo kamwe ku byagiye riba. Uzi ko kubera abantu bari bazi ko nita ku barwayi, uzi ko hari n'abirembyaga yagera muri biro yanjye ngo mushumba nta kundi kuntu nari kukugeraho, nakoze gutya kuko namenya amakuru ko abantu barwaye, abo bantu baha priority, umbabarire mbigusabyemo imbabazi. None umva nkubaza, yego, ukiri kuri urwo rugero utanze, niki cyatuma kukubona bisaba ko abantu bakora icyaha cyitwa kubeshya? Wari ukomeye ku rwego rungana iki ku buryo utavuga guti ejo muzaze duhurire muri sare mwese ngumva? Cyangwa kuki abantu bageragaho bafata iyo message yo kubeshya kugira ngo bagere ku muntu witwa ko ari umutambyi? Ndabisobanura muri ubu buryo. Navaga muri office saa 10 z'ijoro nakira abantu kugeza saa 10 z'ijoro ngataha. Nakiriye abantu yego za mu gitondo. Umukozi mwa navaga muri office saa 10 z'ijoro, nibwo navaga muri office ngataha. Ntabwo byabaye rimwe, ntibyabaye ukwezi, ntibyabaye amezi abiri. Navaga mu rusengero saa 10 saa 9 z'ijoro nyakira abantu bavuye hirya no hino saa 10 z'ijoro. None ukiri kuri ubwo rugero duhaye, yego, nk'umuntu wari ufite umuhamagaro wo kwakira abantu bangana batyo, yego, abo bantu wakiraga aribo n'isi ntama zatatanye, ubu bakira he? Ubu bari ndabakira kuko twubatse satellite ihuriro ry'amatsinda y'abakristo bacu. Bivuga ngo twubatse imiryango, reka mbivuge mu kinyarwanda kugira ngo biyumvikane. Twubatse imiryango ngo numve ko utari umuyoboke w'idini ryawe aho ndi busange. Sintekereza ko abantu bakiraga ijoro ryose, niba amanywa nijoro babaga ari abakristo bawe. Nacyo twaza kukibaza ikibazo twari. Mfite office nanone aha n'abakristo ndabakira, mfite office. N'ubundi uracyakora nk'uko wakoraga? Ndacyakora nk'uko nakoraga. Mfite office. Ikibazo cyanjye nakira abakristo. Yego. Niba barafunze urusengero bagasiga office, icyo amategeko atemera ya RGB ni ugukora amateraniro, ariko imirimo isanzwe yo barababwiye ngo mukomeze muyikore, irimo kwakira abo bantu, kubasengera, kubabwira bya bindi byose mukora. Nta kintu na kimwe cyahagaritse umuhamagaro mfite. Ntago mvuga umuhamagaro nyakubahwa, ndavuga ibikorwa. Kwakira abantu ku office y'itorero rifunze byo RGB yabe ko mukomeza kubikora, cyangwa yahagaritse imirimo ikorerwa? Yahagaritse imirimo, yahagaritse ibikorerwa mu rusengero. Ntabwo yahagaritse cyangwa niba utari kumva Skoje.
Karame cyahari turimo turabumva twe turabumva ariko n'indi network naronkoresha wifi ariko mpinduye nuzi baranyandika yego nari ndimo wari urimo utubwira ngo bahagaritse iki babemerera iki ni nko kuvuga ngo niba twari twarubatse amashuri ntiyari guhagarara cyangwa twari kubatse ibitaro ntiyari guhagarara. turimo turabumva arimo aranavuga Bishop arimo aravuga abantu mu muting kugira ngo reka Bishop amanuke gato twongere tumuzamure kugira ngo twese tumumve nanjye mwumve mukabyaramo. ni ushaka network Mutesi uri muramwumva yego ndamwumva. Reka Bishop amanuke gato nongere muzamure. Bishop amanuka gato nkongera Bishop harimo abantu batakumva hari nanjye abanyandikiye DM benshi. Okay. ariko turamwumva. Bishop aramanuka. Bishop turashaka public tumwumve. Muranyumva Gabo n'umudamu bakomeye. Wongera uzamu. Ntabwo abizi kumanuka. Ako sikobi hari ibibazo dushaka kuza kutubariza. Oya buretse ngoga Bishop murakanda kuri ahantu hari utuntu dutatu urahita ubona ahantu ngo switch to listen ujye mu batega amatwi noneho duhite twongera tuguhe mikoro namaze kubikora kuko hari abantu batarimo bakumva nanjye banyandikiye DM ubundi bizana mu kindi kibazo ariko nabajije ngo kukiba no kuvuga ngo nimushyire ubukene bwanyu hano noneho ubwo bukene turimo gushyiraho ari bwo amafaranga mukabundi mukene kuko uwo muntu yari umukene byensiri impamvu yafashwaga kuki nakoresheje amagambo y'ubukene nta yandi magambo bibiri yigera uburyo yakumvikanisha ko turimo gufasha tudatanze ubukene ahubwo dutanze ubutunzi bwacu hakaswe n'ubu nkibaza ndashaka kugusubiza kuko umbajije kuko iyo wenda uza kumva amagambo yose navuze narangije byari kuba byiza cyane wenda bakase ahantu navuze ngo jugunya ariko ntibavuze iyo context yose y'amagambo n'amajambo nasomye muri Bibiliya ntago bayavuze avuga ko gufasha agendanye n'umukene hahirwa abakene iryo jambo hahirwa abakene ngo kandi ufasha umukene niko Bibiliya ivuga ufasha umukene nakoresheje ijambo riri mu migani ufasha umukene Uwiteka azamugorera kandi ntazakena icyakabiri ntazakorera abagufi niko ijambo ry'Imana rivuga nyakubahwa Bishop ikibazo ayo magambo yose navuze barayakase ndongera ikibazo cyanjye nkigorore nyakubahwa niba Bibiliya ivuga ko ufashije umukene azagororerwa kandi atazakorera abagufi cyangwa abakene mbese nawe azakira kuki atariyo wakoresheje ugakoresha ijambo rivuga ngo nimujugunye ubukene bwanyu hano nara yakoresheje ahubwo bakase nibujugunye ariko ubwo wabyumvise ariko ibiri ku ruhande nibivugwa ibyo biri ku ruhande tugize amahirwe urabivuze ariko no kujugunya ubukene niwe wabivuze yego navuze iryo jambo kuko biri muri Bibiliya ntabwo ari ibyo nihimbiye Bibiliya iravuga ngo tujugunye ubukene ufasha abakene ntazakena ufasha abakene ntazakena Bibiliya ngo ntabwo azakena ufasha abakene ntazakena ikibazo cyanjye ndagisubiza ubujugunye ubukene kuko utazakena ndabivuze ubujugunye ubukene kuko utazakena nyakubahwa iyi video wabayifite mwongere muyizane mu magambo yawe nk'inshuro zigera kuri 5 ukomeza uvuga ngo jugunya ubukene bwawe hano ukakomeza kwa kundi muvuga mwanima ntuza iyo ni repeat yagiye ibaho kandi mu by'ukuri si bifite umurongo ngenderwaho kuko jewe ntabwo reka ibintu turimo turabiganira ariko iri jambo kurikoresha birasaba ko umuntu ubyumva abanza kumva n'ikindi kiganiro cyose noneho niba hari umuntu wabonye amakuru atumvisha ikiganiro cyose aravuga ko iyo ushaka ko abantu baha umukene amafaranga yabo yagira ubukene ndagira ngo wumve muri communication
birasaba ko twumva ikiganiro none ubwo tutumvise ikiganiro cyose twumvise ubukene kuki ukora communication ituma usiga irembo rituma tubona tubifata uko twabibonye kuko tutabonye umwanya ubishaka hose. Ndaguha urugero, hari igihe abanyamakuru twandika titire kambaho urugero inkuru yabayeho abanyamakuru cyangwa abandi barayibuka. Nyakubahwa Honorable Tito Rutaremara yahoze akora muri Croix Rouge aregura. Munyamakuru arandika kuri titire ye ngo Rutaremara umuvunyi mukuru yeguye. Icyo abantu twese tujya kureba twarebaga impamvu yeguye mu muvunyi kuko niho azwi. Ntago twarebye muri Croix Rouge tutari tu. Ariko bituma kwegura byabaye n'uweguye n'umuvunyi. Ariko hari ahandi hantu yeguye. Umuntu wasomye iyo titire bwarakeye akajya abaza abantu tuwabaye umuvunyi ninde. Kuko yamaze gusoma ko yeguye. Bivuze ngo niba warakoresheje amagambo ndi bwite ngo yanima ariko agatuma abantu babona icyo bavuga, nicyo cyatumaga nibaza icyo. Reka ibyo tubyihorere kuko sinimo gutanga ikiganiro ndimo ndabaza. Reka mbaze ikindi kibazo mbere yuko abandi hano babaza ibibazo ukabasubiza kubikurikije wenda ku byasigaye. Yego. Njya mbivuga mukabitera urwaye n'usha no mu kiganiro mugisubiramo. Iyo twiga gukomezwa mu Anglikani tuma Bibiliya. Inkuru nyinshi muri Bibiliya zivuga ko ukuboko kw'iburyo iyo gutanze ukw'ibumoso ntikubimenye. Yezu ngo ari ahantu runaka akiza umuntu ariko aramubwira tugende kandi ntubivuge. Ariko ntiyaceceka. Birumvikana niko abantu tumeze, ntitujya tubasha rimwe na rimwe kurinda amasezerano cyangwa kubera ibyishimo. Ubwiki kuko barajyaga gusengera umuntu uvamo abadayimoni ukesitara kamera ikerekana sibo yazigwa bahambira cyangwa umugabo aturufuze. Mu gihe kwa muganga bashyiraho ridoni yari muri sare. Biriya bintu byo gusengera kamera ngo n'abataje babone ukuntu abazimu bamvuyemo byo bivuga iki? Iyo ugize neza kumbaza icyo kibazo kugira ngo wenda n'undi wese abyumve, iyo umuntu arimo kwigisha ijambo ry'Imana ntago uba wumvishe n'umuntu watewe na dayimoni cyangwa se umuntu urwaye igicuri. Bisobanuye ngo hashobora kuba haje umuntu umaze imyaka myinshi aterwa n'indwara y'igicuri, bakaba bamuzana mu materaniro yambaye neza atari n'umunsi wenda wo gusengera abantu, cya kintu kikamufata ko n'uburwayi umuntu adakontorora. Bamara w'igicuri n'uburwayi umuntu adakontorora. Nukuvuga ngo uwo muntu icyambere kifata umuntu n'urwarufuzi cyangwa se ikintu kuko niko umurwayi w'igicuri amera. Cyangwa se ndimo kwigisha bakabona bamuzanye inyuma yanjye aho wa muntu ameze, ndimo gutanga ijambo ry'Imana wenda ntaratangira umwanya wo gusenga kuko hari byinshi twasengeraga n'abantu navuga ngo muze kuwa kabiri. Kuva kuwa kabiri hari icyumba cy'abantu kiri hariya hanze abantu bazaga aho ngwire kubasengera mu buryo buri pasono n'abafite indwara n'abahambiriye baje bafite ubusazi n'ibindi. Bivuga ngo ntago byabaga ari ikintu cyateguwe ngo kamera iraza kujya inyuma y'umuntu ngo ufate umuntu waguye. Oya, hari twakoze n'ibitambaro duha protokole in case haramutse hagize umuntu wagize ikibazo uwo ari we wese barebe ukuntu bashobora kumufasha no kumutwika. Reka nguhe urugero. Ibyo nagwa facte zabyo. Reka ikibazo na Bishop ibyo ari byose sinzi ihangane ufata iminota 2 umubaze ikindi kibazo hanyuma abandi nabo kubona umwanya nabo kubaza. Reka ndasoreza kuri iki nta kindi. Ikibazo bazaga iyo uwo murwayi yabagaje mukabona kwaje kamera yiwawe yamuvagaho cyangwa yamugumagaho ukajya ukamubaza avuge bya bindi ngo abazimu bamuteye ugaha mikoro umubyeyi we ngo avuge uko yafashwe n'ibindi. Ibyo bintu biratunguranye n'umuntu uciye muri kamera cyangwa byaramufataga kameramani nawe mwese ukamwerekezaho mikoro mukamubaza mukamuvugisha. Kameramani nagomba navuganye nawe kuko uwo mwanya ndi mu mwanya wo gufasha abantu mu buryo buri spirituel. Ngera umwanya wo guhugura abakameramani, nkagira n'umwanya
wo gufasha buri muntu wese mu mwanya we muri task afite. Bivuga ngo ntabwo ni kimwe n'ukuntu abantu bajya muri parliament bakajya gufotora umuntu w'umudepite asinziriye nkaho atigeze aryamye iwe mu rugo. Ntabwo ukameramani wamufashe kandi bakabyereka muri televiziyo no muri social media baba bavuganye n'uwo muntu wasinziriye cyangwa se undi mu president mu kindi gihugu runaka. Ibyo twese turabibona. Nuvuga ngo hari igihe kameramani ashobora gukora ariko nari narangiza gatoya kuri icyo ngicyo. Ariko iyo nafashe umwanya wanjye wo kwicara ngo ndebe amateraniro muri ako kanya ndabahugura nkababwira ngo ibingibi mukureho sibyo kandi ntimuzongere gukora iki ngiki. Hari igihe umuntu ashobora ari nabo nirukanye mu kazi, harabo nirukanye yewe nyakubahwa none kubera icyo yego noneho kankubaza amashusho asatyo ari kuri website yari iyanyu n'ahandi, niba wemera ko byakorwaga kubera accident kuki kiriho mutayasiba? No, byaranahinduye kuri website zacu. Hari byinshi byavuye naranafunze niyo nabazaga nk'ibikiriho. Oya narayifunze yari ku mazina yanjye. Iyo YouTube yari iriho ibyo ngibyo narayifunze. Mutesi murakoze. Natakaje abantu barenga 110 ba followers kuri YouTube kubera ibyo ngibyo. Byabaga biriho nyine byabaga bidakwiriye kuko bwabaga ari uburyo butarimo kubaha abantu. Bishop nicyo nabikoreye kubera ko nabo ngabo babikoze narabahanye nabyo ndabihagarika kuko nabonaga bibi. Ni nkuko ubwira umuntu gukora iki nawe akaza gukora iki. Ngewe ndasoreza kuri iki ngiki cyongera. Bishop ntabwo ndi bugusaba imbabazi kuko kuri jewe nk'umunyamakuru nta cyaha nakoze cyangwa ikosa, kuko inkuru ukoraho comment ntabwo nayitangaje, nayiganiriye n'uwari intumwa yawe mwana korana ikiganiro nabonye yakoze n'ikindi. Ariko icyo nshaka kuvuga ubu ko ntagusabye imbabazi ntabwo nzajya mu ijuru koko, nta bugingo buhoraho mfite. Ikintu cya mbere nabivugiye burya sinkwanga kandi nta rwango rumba muri jewe. Ni nayo mpamvu navuze hari ikintu cyitwa gutera intambwe, kuko nagize n'amahirwe bamenya ko uri umukristo, menya ko usenga. Ndavuga rwose niba ari mwene data dufatikanye urugendo rujya mu ijuru, kuko mu by'ukuri hari ikintu kibaho wumva umuntu avuga ukabona ko ari nko gutandukira. Sinzi niba ari ibitekerezo uba watanze, ariko yarameze ngo bantumye. Rero iyo umuntu akubwiye ngo bamutumye mu by'ukuri numva ko ari nk'ikindi kintu gihari nasobanukiwe icyo ari cyo, kuko yambwiye ngo bamutumye ngo bantumye ngo ngubaze, kuko yabanje no kunyereka ama message bantumye. Niba bagutumye reka ndeke kujija cyangwa se kugira ikindi kintu wenda cyajijisha abantu mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ntabwo yewe mvuga ngo nanezerwa, ahubwo nuko twazabana mu bwami bw'Imana. Niyo munezero wanjye kuko nicyo duharanira twese, kandi icyanezeza nuko tubana mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane Bishop. Ngewe Scovia ntamba kuri iki nakoze n'ubutaha ukemera ko umuvugizi w'iri torero rimwe ukaba utazi ibyaba, igihe cyose ugifite icyo ukora uri kuri liste y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri. Sinzagusaba imbabazi. Kabonye uvuga ku gihe ko mu gihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru, sindi ukuntu nabyumvishe. Ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo. Ndarahira Imana ihoraho kutari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye. Ariko nta bazi nkusabiye n'ibyo umenya nabyo ni byiza. Nshobora kubaza nkuko ntakubaza, ariko kukuvugaho nzakuvugaho. Nejo nabyuka nkuvugaho n'ibyavuzwe muri space zitandukanye n'impuguka nzaza nongere nkuvugeho. Sinkusabye imbabazi rwose kuko akazi kanjye nukuvuga, ariko nawe ubwo ufite space uzajya uza wisobanure cyangwa uceceke. Esibo